Toyota Vios ukayigura hano miliyoni 9,500 cyangwa se na miliyoni 9. Toyota Vios mu birometero 100, wa muntu ushobora kuba ataragira na kimwe muri byo ariko akumva ko agiye kubanza imodoka. Ese hari impamvu ishobora gutuma umuntu yamukururira kugura imodoka n'ibyo bintu byo mu buzima bisanzwe utarabigeraho? Hello guys, nizere ko meze neza. Ni Marius nanone ngiye kubasuhuza. Ndashaka ko tuganira uyu munsi. Hari abantu muri iyi minsi tugenda tuganira ni n'ibintu buri wese yibaza muri societe. Muri iyi minsi umuntu akibaza ngo ese kugura imodoka biri mu bintu by'ingenzi ku muntu ukiri kwiyubaka, umuntu utaragira wenda bijeneri cyane. Okay, hari n'umuntu ubivuga muri rusange kwa ngo imodoka ni z'abakire. Ese umuntu ugifite wenda urugendo rwo kubaka ubuzima, kugura ikibanza, kubaka inzu, ese ni ngombwa ko ushobora kubanza imodoka mbere y'ibyo bintu? Ibyo ni discussion abantu bahorana buri munsi, buri wese yibaza. Uyu munsi rero ndaje ngo tuganire, ese ni izihe mpamvu byibuze zishobora gutuma umuntu yiyumvamo ko yagura imodoka uyu munsi? Ashobora kuba yarageze kuri ibyo bintu. Ushobora kuba waraguze ikibanza ukaba ugifite, ushobora kuba warubatse inzu ukaba uyifite, ariko kumva ko imodoka nabwo itakiri iya mbere. Reka tuganire namwe turebe umuntu ushobora kugura, ni izihe mpamvu zishobora kugutera kugura imodoka mbere y'ibintu byose, mbere yuko bigeraho. Impamvu ya mbere ishobora kubigutera, hari abantu muri iyi minsi bitewe n'akazi ukora. Nicyo kintu cya mbere, akazi ukora gashobora gutuma ugura imodoka mbere y'ibindi bintu byose. Impamvu ni iyihe? Hari bagenzi banjye tujya tuganira, hari abo twiganye cyese n'abandi bakiriya tugirana hano ibiganiro. Yaje kugura imodoka tukaganira, tukavuga byinshi. Iyo tuganiriye byinshi hari impamvu ambwira ese kubera iki naguze imodoka. Muri iyi minsi hari ukuntu bitewe n'akazi ufite uhura n'umukiriya, cyane cyane nk'akazi gasaba kudiringa cyane, cyangwa se gasaba gushaka amasoko, aba IT bakora, aba programmer, abantu bakora akazi k'ama interior design, umuntu ukora photography. Wa muntu ushobora kuba afite akazi gasaba ko umukiriya wawe mubanze kunegosia ibiciro, akenshi bikasa ko mwabonana kugira ngo musobanure akazi kawe ugakora gute, mugiye gukorana gute. Umuntu ufite ako kazi akenshi wisanga wabanje kubonana n'uri buguha akazi mukaganira. Habamo ikintu rero bijya bibaho kenshi, ugasanga umuntu ugiye kureba umukiriya wawe arakoje se waparitse he. Bijya bibaho ugasanga akoje waparitse kandi ufite agasokozo mu mufuka witegeye moto, wahamutanze cyangwa se uje uhamusanga uparitse hehe. Iyo icyo kintu kikubayo rimwe kabiri gatatu, bigukururira kuba wahita utekereza kugura imodoka, kugira ngo ejo nujya kudiringa akazi nakubaza waparitse kukuherekana. Niyihe mpamvu rero? Ndakubwiza ukuri, muri aka kazi ahantu kageze k'iyi minsi, uko ubonanye n'umuntu first impression iramukurura uko akubonye bwa mbere. Nujya kudiringa akazi ka miliyoni 5 cyangwa miliyoni 10 ufite imodoka, bizatandukana n'uko uzaca izo miliyoni 5 cyangwa 10 waje kuri moto, bigaragara ko waje uteze moto. Hari uburyo nyine n'umuntu ugiye kuguha akazi ahita avuga ngo ese kumbona nta na dépense nyinshi ufite, kubera iki ucharginga amafaranga menshi. Yego, bikaba muri za mpamvu zishobora ko zaguhatira kuba wagura imodoka, kugira ngo ubashe kwimpressiona abakiriya mu munsi wa mbere mubonanye. Bituma akugirira icyizere, bikabona ko hari uko gufata bitandukanye n'uko waba waje uteze moto. Iyo ni uko ubuzima bumeze nyine, wisanga byabaye ngombwa. Ibyo bigatuma wagura imodoka mbere y'ibindi bintu byose. Bivuge ngo igiye kugufasha mu kazi kawe. Kugufasha mu kazi kawe rero biragufasha ko nyine umukiriya wawe muraza kuganira, bize guhura, koko usange biraza gukunda cyane ko yakubonye waje, hari uburyo aba yamaze kukubona kugufata. Iyo ni impamvu imwe ishobora gutuma wagura imodoka uyu munsi. Indi mpamvu, ku bantu bamaze kugira famiye, umupapa afite umudamu, afite abana, déplacement ama expense mugira ya buri munsi. Umugabo arajya mu kazi, afite umugore arajya mu kazi, niba mwese mukora mukaba mufite n'abana biga. Izo ni dépense nini. Ufite famiye gutyo, ukabara dépense we umupapa ukoresha ujya mu kazi no gutaha,
ukabara madamu wawe izo akenera gukoresha, ukabara abana bajya ku ishuri no gutaha. Ubwo bivuge ngo uratega, madamu wawe aratega, na transport ku ishuri urabishyurira abana. Uba usanga ari depanse ndende cyane. Ibyo rero biri mu mpamvu bituma ushobora guhita ugura imodoka, kandi wumva wenda bitara ako kanya, ariko bitewe n'uko ufite depanse nyinshi ziri kugenda ziza, ukisanga waguze imodoka kugira ngo ize kugufasha muri depanse. Kuko uko bisanzwe kuri iki gihe abantu benshi ntabwo bakorera kure yo mu rugo. Umuntu ukorera kure ushobora gusanga kereka wenda nk'iyo utaha mu ntara ukorera mu mujyi, ariko abantu benshi ushobora gusanga rero maximum ntabwo bajya barenza ibirometero 15 agiye mu kazi, 15 20. Ari returu ni ibirometero 40 ku muntu umwe. Iyo ukoze amasirikirasiyo usanga mwese ubaze umupapa kujya mu kazi agataha, gucyura madamu we, abana ku ishuri, ari nk'ibirometero 100 ku munsi. Ibirometero 100 ku munsi ku modoka inywa neza. Ubwo nabyo ni ikindi kiganiro twagira, twareba ese imodoka ikwiye famiye umuntu ashobora kuba yakoresha atari umugore. Reka tugende nko ku modoka nk'izo tugira Dubai Pote zigeretse kuba zihindutse mu biciro. Famiye uwigura imodoka, ushaka kugura imodoka ya mbere itari bukugore, itari buzasabe maintenance ihenze, itari bunywe cyane, ukigura nka Toyota Vios. Toyota Vios litiro imwe inywera mu metero 14. Iyo imodoka ubwo ugenzi tukabara ibirometero 100 tugabanye 14 turebe se zaba litiro zingahe. Ugabanyije wasanga ni nka litiro 7 n'ibice. Litiro 7 n'ibice uyu munsi dukubye litiro 2900, usanga ni nk'ibihumbi, ufashe 2900 ugakubana 7 ni 20,100. Yego, ni 20,100. Bivuge ngo tubare ko unyweye 20,000. Ikindi buri modoka kugira ngo inywe neza nuko ugomba kuba wayigize full tank. Ari imodoka yawe uzi gukoresha ingendo za buri munsi kandi ari yo ukoresha mu buzima bwa buri munsi. Tubare aha imodoka yawe konsome 20,000 nk'ubwo muri sirikirasiyo zisanzwe z'umunsi. Ubwo ni sirikirasiyo z'umunsi urumva twabaze ko twabaze kilometero 100 hari ishobora kuba utanabigezamo ku munsi. Urumva koze sirikirasiyo zawe zitandukanye, wajyanye madamu ku kazi, nawe wagiyeyo, wajyanye abana ku ishuri bagezeyo, ibizima busanzwe mu rugo wabashije guhaha, niba ari byo ukeneye kuderivaringa, niba ari umuntu wawe wagombaga kureba wamurebye, mu kazi kawe ufite ukundi wagiye ubyaza umusaruro muri ya modoka yawe mu makorosi wagiye ukora ashobora kuba yanakwinjiriza. Nicyo kintu cy'ingenzi buriya iyo umuntu afite imodoka agira utundi dukorosi dushobora kuba twatuma income zizamuka. Kuko imodoka uyitwashye, ufite imodoka, akazi kose waba ukora buriya hari ukuntu ushobora gukora ukamanaginga ibintu byawe ku buryo uko wagiye kuganira akazi, uko wakadirinze, na ya fuel uyibariramo mu giciro. Kandi ugasanga imodoka urayitunze, ya fuel n'ubundi ku giciro hawe umukiriya irimo. Ugasanga irimo nyine, ugasanga ni bya bintu. Twabaze ibirometero 100, ubwo ni litiro 7 yabinyweye Vios, mu gihe bitageze murabyumva. Noneho mu gihe yabi full tank buriya ntabwo yagwinywera litiro 7, yawe nka litiro 5 n'igice. Kuko iri full tank inywa buhoro. Icyo ngicyo ugomba kukimenya. Iyo ni impamvu iri muri bya bintu ushobora kuba ukeneye kugura imodoka. Indi mpamvu iri biterere ko ushobora gukenera imodoka, umukora business, hari murabona ibintu kw'iki gihe habaye delivery services. Nta muntu ukikora business yo gucuruza ibintu akenshi nusangamo delivery. Iyo harimo delivery rero urishyura usanga ibintu ufite akenshi uratega taxi voiture ibi deliveringa ku mukiriya. Iyo ufite ya modoka yawe niyibikora ugasanga ayo mafaranga ya delivery urayasavinze. Ibyo bikaba ari ibintu bigufasha byatuma utunga imodoka, kuko mu kazi kawe buri bibaze neza ugasanga niba ukenera, niba ushobora kuba wishyura 10,000 ku munsi bya transport, ukeneye kugura imodoka 10 niba ubigeze ukeneye kugura imodoka pe, kuko akazi kawe kangana gutyo gatuma ukoresha 10,000 ku munsi bya transport. umunsi wabaguze imodoka, ya mafaranga wajya ushyiramo essence, andi arizana ubona ukuntu ugiye uhuza akazi wagiye ukora delivery igore ya fuel cyangwa se n'izindi nshingano wagiyemo. Essence iraza rwose, essence iraza kandi n'abantu mukorana birakorohera. Indi mpamvu ishobora gutuma ugura imodoka, uri mu rugo, ukeneye kugira abantu ureba, ukeneye kuhuza akazi kawe, transport irakorohera.
ntibivuze ko nyine ushobora gutega moto wayibona nibyo biroroshye, ariko ukeneye kugenda uri safe. Icyo ni kimwe biri mu bituma imodoka wari umuntu ashobora kuyiga kubera just for safety. Kwirinda uratega moto, urategera umwana moto, urategera madamu moto, nibyo kubikora nabyo nibyo, ariko iyo ufite transport yawe bikugira comfortable cyane kurenza uko wari kuba uri butege ukoresheje. Kuko utega taxi voiture byo birahenda. Taxi voiture ntabwo waba uri bubibare uburyo umuntu utega taxi voiture byo bije rikuba cyane kuko byonyine taxi ibirometero 10 ntabwo yajya munsi y'ibihumbi 10, ntabwo bishoboka. Niyo make abaho gutega imodoka iri gutwara ibirometero 10 biba birimo sometimes n'igihe birengaho gato. Bivuge ngo rero imodoka uzayikenera bitewe nuko akazi kawe ko gapanze, inshingano zawe, abantu mukenera kugenda, abantu mubana mu rugo, niba mukeneye gukora amasirikirasiyo menshi, menya ko ukeneye imodoka pe. Ukeneye imodoka kuko iraza kugenda igufasha mu myinjirize yawe, mu byo ugenda ukenera. Ikindi tugomba kumenya, iyi modoka igufasha gusavinga time. Gusavinga time buriya wasetinze ko ibintu byawe uri bubikore ukabimanaginga neza, uzi ko waparitse mu rugo uri bwagiserera ugenda. Hari umuntu ufite ingendo akavuga ko uyu munsi mfite ingendo z'abantu banjye turi bukora nenda za gukodesha imodoka. Gukodesha imodoka nyine uraza kuyikodesha, hari abo mwavuganye bari buyiguhe. Gukodesha sometimes hari ushobora kujya kuri imodoka wako ni ibintu byo bisanzwe, biterwa n'abantu mukora n'uburyo ari inyangamugayo, aho ari mu gukodesha imodoka rwose umuntu akagutenguha. Cyangwa se nawe ubwayo kuko uyikodesheje hari utayizi cyane, ukodesha na company ukodesha imodoka cyangwa se n'undi wese, hari uburyo utayimenyereye ikaba yakugora. Bibaho ikaba yakugora, ariko iyo ufite imodoka yawe uba uyizi neza, ukabuze ko urayigendesha aha nta kibazo na kimwe ifite, n'ibyo ifite urabizi uraza kubikosora kuko ni imodoka yawe mubana buri munsi, urayimenyereye. Ubuzima bwayo ko imodoka yawe ibayeho urayizi kuko niwo uyitunze, niwo uyikoresha. Ibyo biragufasha cyane kugira ngo umenye imibereho yawe. Yego, ikindi dukomeje, impamvu yindi ishobora gutuma ugura imodoka. Imodoka urayigura ku bw'indi mpamvu. Ushobora kugura imodoka kuko ugiye kuyikoresha business. Ubu iki gihe abantu bagura imodoka, hari umuntu ugura imodoka yatekera muri karento ikajya imuverisa buri kwezi. Imodoka ufasha amafaranga urayiguze buri kwezi, ari verso igiye iguha, ubwo ari byo ugiye kugukemurira wakemuraga buri munsi, aho kugira ngo ufate amafaranga ubika kuri konti ukayagura imodoka ikajya bakajya baguha versoma ukabasha kwishyura za bills ugomba kwishyura udakoze kuri ya mafaranga uyari ufite kuri konti yawe. Ubwo ushobora kubikora mu buryo bwa investment. Icyo ni kimwe. Ubwo nyine muri car rental cyangwa se akenshi gukodesha cyangwa se taxi, ukaba uyifite ikora taxi, izo ni uburyo bumwe nabwo wagura imodoka igenda igufasha muri ako kazi, kandi ukabona iri kuzana inyungu muri za muvomo zawe wakoraga, ugasanga iri kugenda ikunganira mu buryo wabonagamo amafaranga. Iyo ni indi mpamvu ituma uyu munsi wagura imodoka, kugira ngo bize kugufasha mu kazi kawe gasanzwe ka buri munsi. Ibyo ni bimwe kuko imodoka imaze kuba ubuzima bitewe nuko abantu bagira amamuvomo menshi, amasirikirasiyo, wisanga bakeneye imodoka bitewe nuko uko ugenda cyane niko deplacement mubona guhenda. Deplacement muri Kigali irahenze iyo ugira ingendo nyinshi. Iyo ufite imodoka rero itukuni korohereza, ukabona dépenses zayo zirimo kugenda zimanuka kubera ya modoka ifite byinshi ibije kugukemurira. Ni ngombwa ko tubyitaho tukabitekereza tukaberera neza, kuko iyo bibaze neza rwose usanga biragufasha pe, biragufasha ugasanga utangiye imodoka wayitinyaga utangiye kugenda utinyuka mu buhoro. Ikintu cy'ingenzi ugomba kwitaho, niba uguze imodoka yigura inshuro ya mbere, gerageza ugure imodoka nzima pe. Akenshi abantu bagira ibibazo kugura imodoka y'amafaranga make ikuze. Buriya iyo uguze imodoka ikuze pe, kugura imodoka ikuze egare kutangiye kujya mu igaraje. Uguze imodoka ya mbere ikakubera mbi, buriya kugira ngo uzakunde imodoka biragoye. Ariko iyo uguze imodoka ikakubera nziza, urazitinyuka ukumva urazikunze, ukavuga uti uyu munsi ndi muri Vios ndaza kuyivamo, nze kwigurira nouveau model za 2014 nazo zirimo kugenda ziza, ukavuga uti ndaza kujya muri nouveau model 2014, ninyivamo nzagura Kia Sorento ninyivamo nzagura Kia Niro. Kia Niro ni imodoka nziza hybrid nayo itanywa. Kia Niro inywa neza cyane ku muntu utunze Kia Niro, ku kintu cyitwa saving aba yazigamye cyane.
aba yayizigamye cyane, ukagenda uzamuka nyine uva kuri stage imwe ujya ku yindi. Imodoka n'amakiya Kia Sorento zifite amamodoka meza, ubu zifite ama latest version kuva 2021 kuzamuka, ni amamodoka meza cyane. Kia Sorento za 2021 kuzamuka ubu zigira moteri ya M6 inganya na Kia Niro moteri. Izi modoka uko ingana ziri kugenda zikora imodoka zimanuka amafiyeri agenda henda, bari gukora imodoka zifite imbaraga kandi zidafite consommation nini, bakaya horsepower nini kandi moteri itari nini cyane pe. Birakunda ugasanga imodoka ifite features nyinshi, ifite moteri izamuka ahantu hose kandi consommation ari ntoya. Ni iterambere burigeze, ntago bakiri mu gukora imodoka ifite V8 engine. Umuntu ukora V8 engine nyine ni umuntu ushaka G-Wagon. Urabona V8 ntago baguha imodoka ntoya kandi ushaka G-Wagon, ntago ukora moteri ntoya kandi ari imodoka iri class umuntu yayiguza bizi. Ntago uzaza kugura Jeep Wrangler ngo ubisange moteri ntoya, urasanga moteri ya V8 kuko wayiguza ubizi nicyo washakaga. Uraza kugura imodoka nini, ntago uzagura Ford Mustang ngo ubisange moteri ntoya, ntago bibaho. Uraza kugura imodoka ifite moteri nini kuko waje kuyigura uzi icyo ushaka. Biri kutworohera rero kugira ngo umukiriya ushaka kugura imodoka nziza kandi itari kunywa ubingana ziri kubidukorera, ugasanga amamodoka ni nouveau model, new model afite na moteri ntoya, fuel consumption ntoya cyane. Ibi rero turi kugenda tubikunda ko biri gufasha abakiriya no gutunga imodoka, ugasanga ubuzima kugenda bworoha bitewe nuko iterambere ko bari ryinshi, tekinoloji iri kwaguka cyane. Imodoka turaza kugenda tuzitinyuka, tugereze dutinyuka imodoka, tuzigure tuzikunde kuko ziri mu kuza ziri kwinjira mu buzima cyane, kuko deplaso miri mu bintu byose. Buriya baravuga ngo akanyoni katagurutse ntabwo kamenya iyo bweze. Iyo hagurutse rero ukava mu rugo ukajya kureba ahandi, nibwo ubasha kwiga ubundi bumenyi, ukabona ibintu byinshi na bya bintu byose wabona gutinya urabitinyuka. Connection, buri modoka iwa connection utabona ahandi. Tubigarukeho, imodoka iguhuza n'abantu byari kuzatinda ko muhura. Kuri level yanjye mfite uyu munsi, uko akazi kanjye ko nkakora, imodoka izampuza n'abantu benshi mu buryo bwinshi. Nk'umucuruzi w'imodoka, abakiriya benshi baza baje kugura. Abantu bagura imodoka baba bari kuri level runaka, hari level y'ubuzima baba bararenze bari kuyindi iri kugenda izamuka. Umuntu mwahuye mugakorana neza kwa service nziza, egare ko mutarangirira nyiza aho kugura imodoka, murakomeza. Ufite nimero ye, ejo wamwifashisha nawe yakwiyambaza mu byo ukora. Connection igenda izamuka ikura, bivuga ngo nawe mu gihe ufite imodoka mu kazi kawe, umuntu yakubonye ntago azaza guha akazi mugenzi wawe uri burwane n'amamoto kandi wowe wazikora deplacement biri gukunde. Ibyo byo tugomba gutekereza tukabimenya ko egare uri gushora, investment uri gukora mu kazi kawe iraza kukugarukira. Uyu munsi ushobora kuba biri gutangira bikugoye, ariko mu mezi 2, 3, 4, 5 mu mwaka, imyaka 2 uraza kwisanga imodoka wazikunze. Buri uzabaza abantu batunze imodoka ntabwo yaba atayifite. Ese kubera iki umuntu atunze imodoka nyine ahora yifite cyangwa kumva nyine biramukurura cyane? Nuko ayizi, azi imodoka, azi akamaro kayo, azi connection imuha itandukanye n'izindi connection yabona ku ruhande zarizo zose. Okay, murakoze cyane rero, ndabashimiye. Numvaga ibyo nagomba kubiganiriza tukabiganira, turakomeza tugende tuganira ibintu by'ingenzi byose bishoboka byadufasha kugira ngo twagure ubucuruzi bwacu, twagure ubuzima bwacu bukomeze bumere neza, dukomeze duhatane ibintu byose bizakunda. Murakoze cyane, ndabashimiye. Mukomeze mugire umunsi mwiza. Kwa mutaranka subscribe na yibasa ko umuntu subscribe. Ikindi ndakomeza mbaha amakuru y'ingenzi. Ukeneye amakuru y'imodoka wambaza, ukeneye kugura imodoka Dubai Port ndahakorera i Masaka. Na Gikondo Majirwa tugiye dufite imodoka wakeneye yose bamvugisha, tukareba imodoka ubasha kugura nziza, tukabasha gukora selection nziza. Murakoze cyane, ndabashimiye.